hanyuma ndagira ngo nongere mbasuhuze mwese abakunzi ba Societe Steven White, by'umwihariko abadukurikirana. Turabashimiye cyane ko mudukurikirana ndetse inkunga yanyu ni ingirakamaro cyane. Hanyuma ikinzanye no kugira ngo turebere hamwe ibyaranze cyangwa se bimwe mu bintu byagaragaye mu gitaramo cyaraye kibaye kuri iri joro ryo kuwa itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka wa 2026. Ngira ngo murabizi hari igitaramo cyari kimaze iminsi gitegurwa, cyari kuza kuba gihuriramo uyu muhanzi The Ben cyangwa se uwita Tiger B ndetse n'umuhanzi Bruce Melody. Ndetse iki ngiki kikaba ari igitaramo cyaraye kibaye nyine ngira ngo kuri iri joro ryo ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2026. Ni igitaramo cyaje kuba kibera muri BK Arena. Ubundi iki ni igitaramo cyitwa The New Year Groove gitegurwa n'umuhanzi The Ben mu rwego rwo gushimisha abakunzi be ndetse no kubatangiza umwaka mushya, abantu by'umwihariko abakunzi be bakurikira imiziki. Ndetse n'igitaramo cyari kimaze kuba inshuro irenze imwe, ndetse ngira ngo iyi ngiyi yari inshuro ya gatatu. Ku nshuro ya gatatu kino gitaramo cya The New Year Groove cy'uyu mugabo The Ben cyari kibaye. By'umwihariko uyu mwaka bwo twitezemo ibintu bidasanzwe cyane ko mu matekano ubwa mbere Bruce Melody yaragiye guhagararana ku rubyiniro n'uyu muhanzi The Ben. Ngira ngo murabizi ni abahanzi ubundi hano babiri dufata nk'abahanzi banini mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse basa nk'abahora bahanganye. Iki ni igitaramo ubundi cyari kitezwemo byinshi. Ngira ngo mwari mumaze iminsi mureba battle zari ziri hagati y'aba bahanzi babiri, umwe asohora indirimbo undi agasohora indi, kandi zose zisa nkaho imwe iri guhagata undi muhanzi. Ibintu byose byagiye biba kuri kino gitaramo cyangwa se bivuga kuri kino gitaramo n'imyiteguro n'uburyo abanyarwanda bari bakiteze. Ngira ngo ibyo byose murabizi kundusha, ntabwo ngiye kubitakazamo igihe cyangwa se ngo tubitakazeho umwanya tubivugeho cyane, ahubwo icyo tugiye kwibandaho ni ukureba bimwe mu byabiranze, ndetse dore ko ari igitaramo cyari kitezwe yuko ari bwo uyu munsi hari buze kumenyekana umuhanzi wa mbere mu muziki nyarwanda cyangwa se uyoboye abandi mu muziki nyarwanda uyu munsi mu gitaramo. Ngira ngo mwese mwari muzi ko ari byo biruze kugaragara, ndetse mwaje buri wese yamaje gufata uruhande. Abahanzi benshi naga kuvuga ngo n'abahanzi benshi ndetse n'abantu benshi bo muri showbiz bagaragazaga buri wese uruhande abogamiyeho, hagati y'uruhande rwa Tiger B ariwe The Ben ndetse n'uruhande rw'uwita Munyakazi ariwe 001 Bruce Melody. Tutarakomeza ndagira ngo mbanze mbasabe abakunzi banjye cyangwa se weho ugeze ahangaha ari ubwa mbere utari wakora subscribe, ndagusaba kugira ngo ubanze ufate amasegonda 10 yonyine, n'amasegonda 10 nagarenga, ureba aho hasi urabona ijambo ryanditseho subscribe, urakandaho. Numara gukandaho wongera ukandeho bwa kabiri, ukande kuri notification kugira ngo ikiganiro cyose twa-uploadinze kuri channel yacu ya YouTube ndetse y'umuryango mugari wa Steven White uzaze ukibona. Ndetse ndagira ngo ku bakunzi bacu mumaze kubimenyera, iyi ni channel nziza dushisaho amakuru y'ibintu bitandukanye ndetse n'ibiganiro n'ibyegeranyo bitandukanye, ndetse ikaba na channel y'umuziki. Ngira ngo murabizi ko ndi n'umuhanzi. Nta gutinda reka twivugira ku gitaramo cyacu cyatuzanye, cyangwa se tuvuge muri bimwe mu byaranze kino gitaramo cyaraye kibaye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka n'ubundi turi gutangira mushyashya wa 2026. Mboneraho mwese kubifuriza umwaka mushya muhire ndetse w'amata n'ubuki. Ubundi ni ukuvuga ngo iki gitaramo cya The New Year Groove cyari igitaramo kigizwe n'ibice bibiri by'ingenzi. Igitaramo cyari kigizwe n'ibice bibiri by'ingenzi, ndetse igice cya mbere cy'ingenzi ni ukuvuga ngo cyari igice kiri bwakire abahanzi bakiri mu nzira y'izamuka, nyine batari bamenyekana ariko bari kuzamuka, cyangwa se n'abandi bo ku rubyiniro bari aho ngaho batari bamenyekana cyane, badafite hit ikomeye hano ngaha mu Rwanda. Ubundi ni ukuvuga ngo iki gitaramo cya The New Year Groove cyari igitaramo kigizwe n'ibice bibiri by'ingenzi. Igitaramo cyari kigizwe n'ibice bibiri by'ingenzi, ndetse igice cya mbere cy'ingenzi ni ukuvuga ngo cyari igice kiri bwakire abahanzi bakiri mu nzira y'izamuka, nyine batari bamenyekana ariko bari kuzamuka, cyangwa se n'abandi bo ku rubyiniro bari aho ngaho batari bamenyekana cyane, badafite hit ikomeye hano ngaha mu Rwanda. Ndetse igice cya kabiri cyari kigize kino gitaramo cya The New Year Groove cyari igice cy'umuhanzi The Ben, Tiger B ndetse n'umuhanzi Bruce Melody, aho bari buze gutaramira abafana babo, cyane ko ari nacyo gice cy'ingenzi muri no concert ubundi yari imiraba. Cyari gitegerejwe n'abantu batari bakeya bategeneye kuza kureba ngo ninde uri performing neza kurusha abandi. Ngira ngo ntago tugiye gutakaza umwanya ku gice cya mbere cy'iki gitaramo, kuko ngira ngo ntago ibyari byitezwemo, cyangwa se iki gitaramo igice cya mbere aricyo cyari kitezwe n'abantu benshi, kuko ahubwo ngira ngo mwabibonye ko igice cya kabiri cyangwa se urubyiniro rwa kabiri nibyo mwita stage
byari bitegerejwe n'abantu benshi nibyo byaberemo udushya cyangwa se udutendo dutandukanye ariko ngira ngo tuvugire hamwe hano ngaha mu kiganiro. Iki gice cya kabiri cyangwa se iyi stage ya kabiri yaje kuba ibimburirwa cyangwa se itangizwa n'umuhanzi ariwe Bruce Melody Munyakazi, niwe waje kuba abanza ku rubyiniro ndetse akaba yaje kuba yahabwa amasaha agera muri 2 gusa nubwo yaje kumara isaha imwe n'igice kuri ku rubyiniro cyangwa se kuri stage. Ndetse ikintu gitangaje nuko muri aya masaha cyangwa se iyi saha imwe n'igice uyu muhanzi Bruce Melody yamaze ku rubyiniro yaje kuba akoramo ibitangaza byaje gutuma iyi BK Arena inyeganyizwa ivugwamo izina rya Munyakazi, ndetse akaba ari inkuru ngira ngo mwabibonye ko irimo iracicikana ku mbuga hano ngaho ku mihanda hose ni irimo iravugwa ko Munyakazi yaje kuba afata igitaramo akakigira nk'aho ari ikiwe, kandi mu by'ukuri ubundi iki gitaramo cyari igitaramo gitegurwa n'umuhanzi The Ben, bivuga ko ari we nyiracyo. Ubundi Bruce Melody yakijemo nk'umutumirwa yatumiwe na The Ben, ndetse muri izo ndirimbo yaririmbye byaje gutuma abafana cyangwa se abantu benshi mu bitabiriye icyo gitaramo cya The New Year Groove cyari kiri kubera muri BK Arena baza kusigara bavuga izina rya Bruce Melody mu kanwa kabo ndetse no mu mitwe yabo bitewe na performance nziza yaje kuba akorera kuri iyo stage yari ahawe y'isaha imwe n'igice. Uyu muhanzi Bruce Melody cyangwa se ukunze kwiyita nanone Munyakazi aka 001 yaje kuba afashwamo ku rubyiniro ndetse acurangirwa na bande ngira ngo murayizi cyane, ni bande yitwa Symphony. Ni bande yamenyekanye mu bintu by'umuziki hano ngaha mu Rwanda ndetse ifite abacuranzi b'abahanga ndetse ikagiramo n'abaririmbyi b'abahanga cyane. Uyu muhanzi rero Munyakazi yaje kuba abifashwamo n'iyi team cyangwa se iyi bande ya Symphony Band, ndetse iyi bande ya Symphony ikaba yaje kuba imwe mu mpamvu zatumye igitaramo cyangwa se performance y'umugabo Bruce Melody Munyakazi igenda neza bitewe n'ubuhanga bwabo ndetse n'uburyo bashoboye gukora akazi k'umuziki, kuko cyane ko ari abenshi babyigiye mu ishuri ry'umuziki rya Nyundo. Ngira ngo murarizi ni ishuri rirenze rihambaye ndetse ryigisha ibintu neza. Ikindi muri iki gitaramo cyangwa se muri stage ya mbere uyu muhanzi Munyakazi yaje kuba ahabwa muri iki gitaramo cya The New Year Groove yaje kuba atangira akoresha imbaraga nyinshi, ndetse akoresha imbaraga nyinshi biza gutuma ubwo yazaga kuririmba indirimbo ze za nyuma mu ijwi ryiwe hari hamaze kuzamo akantu twakita nka shock ko gusarara gatoya ariko katagize ikintu kinini kangiza mu gitaramo cyangwa se ngo kuri performance y'uyu muhanzi Bruce Melody n'ubundi. Ndetse aka kantu ko gusarara ahanini katewe nuko agitangira stage yiwe ku ndirimbo za mbere yabanje guperforminga yakoresheje imbaraga nyinshi ndetse z'umurengera, bikaza gutuma agera ku ndirimbo za nyuma yananiwe, ndetse akangaka akaba ari nako kantu twavuga ko kuri stage y'uyu mugabo Bruce Melody katagenze neza, naho ubundi yaje kuba agaragaza ko aka kazina ka 001 agakwiriye, ndetse bikaba byanatumye bigaragara ko uyu muhanzi ari uwa mbere, ndetse byatumye abantu benshi basigara bavuga ko uyu muhanzi wundi The Ben ataragakwiriye kugereranywa n'uyu muhanzi Bruce Melody bitewe na stage zabo zombi zabaye tuzigereranyije tukareba ibyo bakoze, ibyo umwe yakoze n'ibyo undi yakoze, byatumye basigara bavuga ngo Bruce Melody ntabwo yari akwiriye kugereranywa n'umuhanzi The Ben, kuko Bruce Melody ngo baje kuba basanga ari umuhanzi w'umuhanga ndetse ukora ibintu ashoboye, nk'uko ajya avuga ngo ntabwo ajya aterwa ubwoba no gukora ikintu ashoboye neza cyangwa se azi neza kurusha ibindi, aricyo umuziki. Ikindi ngira ngo ku bari muhari muri icyo gitaramo cyangwa se n'abagerageje kukireba online, ngira ngo hari imbuga nyinshi zari zirimo zirakora streaming y'icyo gitaramo, mwaje kuba mubona ko mu gihe uyu muhanzi Bruce Melody cyangwa se Munyakazi yararimo aririmba, umugore wa The Ben cyangwa se Pamela yaje kuba afatwa amashusho cyangwa se kamera zimutungwaho sigaragaza arimo arafana ndetse afite ibyishimo byinshi bitangaje afitiye uyu muhanzi Bruce Melody, ndetse n'ikintu cyiza gitangaje gusa abenshi batahwemye kugaragaza ko ari igisebo ku muhanzi The Ben ko uba umugore we yafana umuntu bahanganye mu muziki, bagumye kugaragaza ko ari ikintu kitari gikwiriye gukorwa n'uyu mugore Pamela. Ndetse muri iki gitaramo nyuma yuko iki gitaramo kibaye abafana ngira ngo mwabibonye ko Bruce Melody akimara kuririmba nawe yahise ajya mu hasi ya stage ajya gufana nk'abandi bantu bose basanzwe, areba uko umuhanzi bahanganye cyangwa se bari bahuriye muri icyo gitaramo ariwe The Ben yaje kuba performing indirimbo ziwe. Ngira ngo mwabibonye ko Bruce Melody ari mu bantu basoje igitaramo, nubwo hari benshi mu bafana bishyuye amatike yabo bayaguze muri BK Arena kugira ngo baze kuba bita ndetse muri iki gitaramo nyuma yuko iki gitaramo kibaye abafana
ngira ngo mwabibonye ko Bruce Melody akimara kuririmba nawe yahise ajya mu hasi ya stage ajya gufana nk'abandi bantu bose basanzwe, areba uko umuhanzi bahanganye cyangwa se bari bahuriye muri icyo gitaramo ariwe The Ben yaje kuba performing indirimbo ziwe. Ngira ngo mwabibonye ko Bruce Melody ari mu bantu basoje igitaramo, nubwo hari benshi mu bafana bishyuye amatike yabo bayaguze muri BK Arena kugira ngo baze kuba bashushuba nubwo mwabonye ko hari benshi batashye amasaha atageze bitewe n'uko iki gitaramo cyatinze gutangira, amasaha cyari butangireho cyatinze, ndetse ibingibi bikaza gutuma iki gitaramo gitinda no kurangira kikageza amasaha abantu benshi bari bamaze kunanirwa. Ngira ngo mwabonye ko uyu muhanzi The Ben niwe waririmbye bwa nyuma nka nyine gitaramo, yaje kuririmba abantu benshi bamaze gutaha. Ngira ngo hari muri BK Arena yose hari hasigayemo abantu nka 50% y'abantu bajya muri BK Arena. Iyi BK Arena yuzuzwa n'abantu 10,000. Nta gutinda rero, reka tujye turebera hamwe hagati ya Bruce Melody cyangwa se umuhanzi aka Munyakazi ndetse n'uyu muhanzi nyiri gitaramo The New Year Groove Tiger B cyangwa se The Ben waje kuba akora amateka nk'uko byari byitezwe n'abanyarwanda. Mwese mwibaza ngo ninde ufite cyangwa se uyoboye umuziki w'u Rwanda hano ngaha mu Rwanda hagati y'aba bahanzi babiri The Ben ndetse n'uyu muhanzi Munyakazi Bruce Melody. Ikintu cya mbere nakubwira ni uko ugomba kumenya ko umuhanzi The Ben iki gitaramo kitaje kuba kimugendekera neza, bitewe n'uko nyuma y'uko igitaramo kibaye abahanzi cyangwa se na Amina abafana basohotse bijojota bavuga ko ibyo bari biteze kuri The Ben cyangwa se uko bari bamwiteguye muri kino gitaramo yabatunguye, ndetse ngo hari n'abatatinye kuvuga ko yabatengushye. Wakibaza ngo aba bafana cyangwa se abafana ba The Ben nibo bavugaga ko batengushwe na The Ben cyangwa se n'ubundi ni babandi b'abakunzi ba Bruce Melody? Hoya, ahubwo icyo nakubwira nuko abakunzi ba Bruce Melody n'ubundi nta kidasanzwe bafanye nk'ibisanzwe, ahubwo abafana ba The Ben nibo ubwabo bahindukiye bakarega The Ben bakavuga ko performance cyangwa se ibyishimo bari biteze muri icyo gitaramo batari byo baje kuba babona, bitewe n'ibyo uyu muhanzi yakoze. Ari byo ngira ngo twinjiremo neza mbabwire ibintu uyu muhanzi yakoze by'amakosa byaje gutuma abafana biwe cyangwa se abakunzi biwe bari bitabiriye icyo gitaramo cya The New Year Groove mu nzu yahariwe imyidagaduro ya BK Arena basohoka batamuvuga neza cyangwa se batasibyishimiye. Ngira ngo mwagiye mubona n'amapost y'abantu bakomeye hano muri showbiz yo mu Rwanda, no ku binyamakuru nk'igihe gikomeye cyarafashe inkuru cyandika ko inkuru cyahaye umutwe uvuga ngo abafana ba The Ben basohotse bimyiza imoso, naho abafana ba Munyakazi aka Bruce Melody ngo baje kuba basohoka bivuga imyato. Ngira ngo kubakurikirana ikinyamakuru cyangwa se itangazamakuru ry'igihe ku rubuga rwabo igihe bise igihe.com mwaje kuba mubibona ko iyo nkuru irahari yanditswe, muze kugeraho muyisome. Wakibaza ngo niki cyangwa se niki cyabaye cyakozwe n'uyu muhanzi The Ben cyatumye abafana biwe badahwema kugaragaza umubabaro, agahinda ndetse no kumva batengushwe n'uyu muhanzi The Ben Tiger B, bitewe n'ibyo yaje kuba akora cyangwa se bitewe n'uburyo ya performance ku rubyiniro rwiwe. Daje turebe ni ibintu bingahe byaje kuba byabira ku rubyiniro mu gihe uyu muhanzi The Ben Tiger B arimo araperforminga, byaje kuba bituma abantu bagaragaza neza cyangwa se babishingiraho bagaragaza ko Munyakazi Bruce Melody yaba ari 001 nkuko nawe akunze kubyita. Nta gutinda, ikintu cya mbere cyaje kuba kigaragara kigatuma uyu muhanzi Bruce The Ben Tiger B atakaza amanota nicyo bita stage, uburyo hagati ya stage, uburyo bombi ba performance. Ni ukuvuga ngo ubundi byaje kuba bigenda gute? Aba bahanzi bose ngira ngo murabizi ni abahanzi b'abahanga, ndetse ibintu bakora bafite impano rwose. Ngira ngo n'abambere mu bambere dufite hano mu Rwanda nibo ba Grand Frere b'abandi bahanzi bose dufite hano ngaha mu Rwanda, ndetse kuba ari abahanzi b'abahanga cyangwa se abahanzi bakomeye, ibi byatumye bose baza kugira stage nziza ndetse zikomeye. Ariko ikintu cya mbere cyaje kuba gitangaje nuko uyu muhanzi Bruce Melody cyangwa se Munyakazi 001 yaje kuba akora live performance, atigeze aririmba indirimbo akoze icyo bita playback. Ni ukuvuga ngo ku bantu badasobanukiwe neza ibi bintu bya playback cyangwa se uburyo bw'imiperformingire mu nzu z'imiziki, ni ukuvuga ngo iyo umuhanzi aririmbye akaririmba ariko hari indirimbo original yakoze, tuvuge nimba Bruce Melody wenda tuvuge aririmbye Soweto, indirimbo yiwe yakoze yitwa Soweto, akaba afite umudiji urimo aracuranga indirimbo yitwa Soweto ku ruhande
akayiririmbiramo, ibyo nibyo twita playback. Uyu muhanzi rero Bruce Melody ntabwo ugeze akoresha icyo twita playback, ahubwo we indirimbo zose yaje kuba aperforminga kuri no rubyiniro rwa BK Arena yaje kuba azikora live. Ni ukuvuga ngo abacuranzi bande ya symphony nkuko nahoze mbibabwira yamucurangiye, azana ababekers bamwe na bamwe, ubundi aririmba live. Ni ukuvuga ngo nta muziki w'indirimbo yiwe yigeze ikorwa muri studio ugeze ukinwa muri BK Arena. Izi ndirimbo ziwe yaje kuba azi performinga live, ndetse ibi ngibi bitandukanye n'ibyaje kuba bikorwa n'uyu muhanzi Tiger B, ndetse kuko Tiger B yaje kuba afata indirimbo we yaje guperforminga zari ziri playground. Nta ndirimbo nimwe igeze aririmba idakinnye n'umugi na bano ngabo twita aba DJs babaga bashizemo indirimbo akayiririmbira muri nko kwisubiramo. Ndetse iki kintu kiri mu bintu bya mbere byababaje abafana, baravuga ngo ese twaje kureba kumva indirimbo ko dusanzwe tuzumva. Aka kantu rero ko The Ben yaje kubakora ko kuririmba indirimbo akoresheje uburyo bwa playground cyangwa se uburyo bakina indirimbo yakozwe muri studio wowe ukayiririmbiramo, byaje kuba ari ikintu cya mbere cyababaje abafana, kirababaza. Ndetse baravuga ngo twebwe twaje tuzi neza ko tugiye guhabwa umuziki n'uyu mutipe wa cyangwa se umuhanzi wacu dukunda The Ben Tiger B akaturirimbira live nk'uko uyu muhanzi mu bahanganye cyangwa se bahanganiye umwanya wa mbere hano mu Rwanda Bruce Melody yaje kuba bikora. Ariko batungurwa nuko ngira ngo uyu muhanzi mwabibonye yaje kuba afata indirimbo yakoze muri studio yateguye guperforminga akazikina akajya aziririmbiramo. Icyo ni ikintu cya mbere cyaje kuba gituma The Ben Tiger B ababaza abafana biwe cyangwa se abakunzi biwe, bavuga ko ibyo bari bamwiteguyeho atari byo baje kubona. Ubundi twari twiteguye ko aba bahanzi bose baraza kuririmba live, tukaza kuvuga ngo ninde uyoboye abandi, ariko siko byaje kugenda kuko Bruce Melody niwe wenyine wabasha kuririmba live, ndetse Tiger B akoresha twita playground, akina umuziki akajya wisubiramo. Icyo ni ikintu cya mbere. Ndetse kugira ngo wumve neza impamvu yatumye ngo bino bintu Bruce Melody aririmba live undi ntaririmbe live, ngo ubundi byatangiye muri ino minsi ishize. Uyu muhanzi The Ben niwe wari ufite iriya bande ya symphony ko izamucurangira, ariko birangira bitewe nuko Bruce Melody afite team management ikize irimo abagabo babahirwe nka Coach Gael bafite amafaranga menshi ndetse baba billionaire hano mu Rwanda, baza kuba bafata amafaranga menshi bayaha iriya bande ya symphony band, barebwira ngo mu kimbo cyo gucurangira The Ben Tiger B baze ko bacurangira uyu muhanzi Bruce Melody. Bituma iminsi yagiye uyu muhanzi Tiger B abura bande iri buze kumucurangira live, bituma akoresha ino playground cyangwa se kuririmba usubira mu ndirimbo n'ubundi yarakozwe muri studio. Ndetse ibi ngibi byaje kuba bituma The Ben aho ngaho ahatakariza amanota. Ariko si ibyo gusa byonyine byaje gutuma, kuko kuba umuntu yakina indirimbo akaziririmbiramo ntago ari ibintu bidasanzwe. Ngira ngo nabarema mujya mubabona n'abahanzi bakomeye ku rwego rwa Afurika ndetse no ku rwego mpuzamahanga bajya baririmba indirimbo ziri playground, bagashyiramo indirimbo bakayisubiramo cyangwa se bakayiririmbiramo. Ibyo nta kidasanzwe, ahubwo ikindi cyagiye kigaragara cyagumye gutuma uyu muhanzi The Ben atakaza amanota mu ihangano cyangwa se mu irushanwa cyangwa se mu itegurwa rya stage hagati yiwe na Munyakazi wari umaze kuririmba. Ni ikindi cyaje kugaragara ko nyuma y'uko Bruce Melody avuye kuri stage, uyu muhanzi iminota The Ben umuhanzi The Ben iminota yaririmbye yaje kuba mikeya, ataruka ari mikeya, kuko ngira ngo The Ben yaje kuba ajya kuri stage ku isaha ya 6:30 nibwo yaje kuba afata stage cyangwa se atangira gutegura cyangwa se gususurutsa abafana biwe. Ahubwo icyaje gutuma iminota cyangwa se bavuga ngo yaririmbye iminota mike ugereranyije niyo yakagombye kuba aririmba nka nyiri gitaramo, ntago ari uko yafashe amasaha makeya, kuko igitaramo yatangiye kuririmba saa 6:30, igitaramo cyarangiye saa 8:30. Urumva ko yari afite amasaha 2 yose nk'umuntu nka nyiri gitaramo. Abandi bose bagiye baririmba iminota mike, we yari afite amasaha 2 yo gutegura cyangwa se yo gutaramira abafana biwe. Ahubwo icyaje kuba kigaragara ndetse kitanavuzweho na rumwe nuko uyu muhanzi The Ben yaje kuba avuga amagambo menshi ubwo yabaga ari ku rubyiniro, akanyuzamo akavuga umwanya munini, akavugamo amagambo menshi ayo gushimira abafana, ayo gushimira Bruce Melody ndetse n'abandi bantu ngo batumye iki gitaramo kigenda neza nk'uko yabivuze. Ndetse ibi ngibi bikaba byatwaye umwanya munini ukaruta uwo yari uze kuba aririmba, ndetse ibyo ngibyo bikaba byababaje abafana. Mu gihe Munyakazi we yaje rwose ari Munyakazi
Munyakazi ataririmba nta bintu byo kuvuga ngo amagambo menshi, nta magambo menshi yari afite ibikorwa byinshi kuruta amagambo. Mu gihe rero ibi ngibi nabyo byaje kuba bisubirwaho n'abafana birababaza ndetse biravuga ngo ntabwo twari twaje kumva amagambo cyangwa se gushima, ari no kuzabashimira nyuma cy'igitaramo, cyane ko uba ufite imbuga zikurikiranwa n'abantu benshi, wari kuzabashimira ahubwo wowe ukadutaramira nk'abafana bawe tukagukurikira tukanezerwa. Rero kuba uyu muhanzi The Ben Tiger B yagiye avuga amagambo menshi kuri stage mu cyimbo cyo kuririmba cyangwa se cyo gutaramira abafana biwe, byatumye nabyo bibarakaza, babishingira bavuga ko rwose ibyo bari bamwitezeho atari byo bamwonye. Si ibyo gusa kandi kuko nibi ngibi ngira ngo ushobora kubyihanganya, ahubwo hari n'ikindi kintu cyagiye kigaragara cyatumye uyu muhanzi The Ben atakaza amanota, cyangwa se mukanyemera nkakoresha ijambo nkavuga ngo yaje kuba ahasebera mu gitaramo cyiwe cya The New Year Groove. Ntatinya ko kuvuga ko iyi gitaramo wagira ngo cyabaye icy'umuhanzi The Bruce Melody. Ikindi kintu cyaje kuba cyangwa se cyatunguranye kitari kitezwe muri kino gitaramo, ngira ngo mwabibonye ko The Ben akimara kujya kuri stage abantu benshi basohotse muri BK Arena barasohoka. Ngira ngo mwabibonye, nge nari mpari ku gitaramo, yagiye kuririmba abafana benshi barasohoka bitewe nuko hari abatahwemye kuvuga ko ngo abafana bari bananiwe, ariko mu by'ukuri siyo cyabiteye. Ngira ngo ntago ari igitaramo cya mbere kibereye mu Rwanda muri BK Arena kiba kikarenza saha ya saa 8 ndetse abantu bakaba bataha bukeye biriwe baraye mu gitaramo cyose ijoro ryose bakarikesha. Ahubwo icyatumye ngo uyu muhanzi aza kuba abura abafana cyangwa se abafana bataha amasaha atageze bakamusiga mu gitaramo, ni impamvu ngiye kukubwira. Ubundi ahanini urebye impamvu yabiteye cyangwa se yaje gutuma aba bafana basiga cyangwa se bata umuhanzi wabo bafana The Ben ku rubyiniro, bamwe na bamwe bagataha hagasigara bakeya ngerere. Nababwiye ko ku bantu bari muri BK Arena mwabonye ko hari hasigayemo 1/2 cy'abantu, ibihumbi 10 bajya muri BK Arena hasigayemo nk'ibihumbi 50 byonyine. Abandi bose bagize gute, baje kuba bavamo barasohoka barataha. Ngo ahanini byatewe nuko uyu muhanzi cyangwa se uyu Tiger B wacu yakoreshaga cyangwa se yatwaraga umwanya munini avuga amagambo menshi kuruta umwanya yamaraga ari kuririmba, ndetse ibi ngibi byatewe nanone nuko ngo yacuranze playground imiziki ikinnye mu cyimbo cyo kubakorera live bari biteze, bigatuma abahanzi cyangwa se na abafana bataha bijujuta, bamwe bamusiga ku rubyiniro stage itarangiye. Ndagira ngo munyemerere dukoreshe cyangwa se twifashishe nanone inkuru yaje kuba yandikwa n'ikinyamakuru cy'Igihe nyuma y'uko kino gitaramo kibaye. Ngira ngo Igihe nacyo cyari mu binyamakuru byitabira kino gitaramo byakurikiranaga amakuru y'iki gitaramo gatanu kuri kagenzi kabo. Reka tuyibasomere inkuru. Ni inkuru yanditswe n'umunyamakuru witwa Eric Tony ukurikiye imfura, ndetse ikaba yahawe umutwe uvuga ngo abafana ba The Ben batashye bijujuta, aba Bruce Melody bataha bivuga imyato uko igitaramo cyagenze, ndetse hakaba hariho n'amafoto yagiye agaragaza uko igitaramo cyaje kuba kigenda. Iyi nkuru iragira ati mu gitaramo cy'amateka kandi cy'imboneka rimwe cyari cyahuje abahanzi babiri bakomeye mu muziki w'u Rwanda, abafana ba Itahiwacu Bruce cyangwa se uwuzi nka Bruce Melody batashye bivuga imyato ko umuhanzi wabo ari we wahatwitse, mu gihe aba Mugisha Benjamin cyangwa se The Ben batashye batanyuzwe n'uburyo yabaririmbiye. Iki gitaramo The New Year Groove cyabaga ku nshuro ya kabiri yikurikiranya, ndetse no kuvuga ngo iyi ni inkuru nkiri kubasomera yo ku kinyamakuru cyangwa se yanditswe kuba ku kinyamakuru cy'Igihe. Iravuga ngo kuri iyi nshuro ni igitaramo cyambukiranyije umunsi kuko cyatangiye isaha 3:21 z'umugoroba wo kuwa ya mbere Mutarama 2026, mu gihe cyaje kuba kirangira isaha 8:15 zo kuwa kabiri ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa Mutarama 2026. Ndetse iyi nkuru yanditswe n'iki kinyamakuru Igihe ikomeza ivuga ngo cyari kigabanyijemo ibyiciro bibiri. Ibi nahoze mbibabwira birimo icya mbere cyaririmbyemo abahanzi biganjemo abakizamuka n'abagezweho mu muziki wa none, n'ikindi cy'abahanzi babiri b'umunsi aribo The Ben ndetse na Bruce Melody. Ndetse iyi nkuru y'ikinyamakuru Igihe ikomeza itubwira ngo imbere y'abafana buzuye BK Arena, Bruce Melody yamaze ku rubyiniro isaha n'iminota 20 kuva isaha ya 3:05 aririmba indirimbo zitandukanye zanyuze abari
zanyuze abari muri iyi nzu yakira abantu 10,000 bicaye neza. Ni ukuvuga ngo iyi nkuru ikomeza ivuga ngo The Ben yageze ku rubyiniro saa 6:50 aririmba indirimbo zitandukanye, akanyuzamo agashimira abantu batandukanye, aho mubo yagarutseho harimo Bruce Melody yari yatumiye abafana basaga n'abananiwe, aho hari ni ukuvuga ngo inkuru iravuga ngo munyihanganire, abafana basaga nk'aho bari bananiwe, aho abageze muri BK Arena saa 10 z'amanywa bategereje. Ni ukuvuga ngo iki gitaramo ntibigeze bataha, babivuze ngo bari bakinaniwe, bituma aya masaha uyu muhanzi ngo aza kuba asigara ku rubyiniro wenyine. Nuko iyi nkuru muraza kuyisoma, muraza kuyireba neza, yanditse ku kinyamakuru cy'igihe, muze kuyireba neza kurushaho. Ngira ngo rero ni byinshi mwumvishe cyangwa se ni byinshi maze kubabwira byaranze kimwe mu gitaramo n'abantu mutabashije kuhagera. Ngira ngo amashusho mwagiye muyabona ku bitangazamakuru bitandukanye, nanjye harayo nagiye mbashiriramo, muraza kubibona uko byagiye bigenda. Nuko nguko igitaramo cyangwa se ikonseri yaje kuba iba yitwa The New Year Groove, yaje kuba igenda ikurikirana mu rwego rutandukanye. Hanyuma reka mbashimire mwese mwari muneza amatwi, nanabashimira kubw'umwanya wanyu ndetse n'urukundo murushaho kutwereka. Ndagira ngo wowe utari wakora subscribe cyangwa se uri mushyashya kuri no channel, kanda subscribe, ni amasegonda 15, ukanda subscribe, numara kuyikanda urahita ukandaho nanone ukande kuri all notification, kugira ngo buri kiganiro iyi channel cyangwa se buri tangazamakuru ducishije hano ngaha kuri no channel yacu ya Steven Y rijye rikugeraho nawe urubashe kumenya amakuru yuko ibintu byifasha hano ngaha ku mihanda. Ndabashimira, ciao ciao.